Mukiza mwese ko mumeze neza nk'uko mubizi rero tubagezaho byinshi kandi bigiye bitandukanye. Uyu munsi ngiye gusubiza abakunzi bacu aho bafite amatsiko. Ubundi akenshi usanga nk'umuntu anyandikira ngo ese ngo bre video ibiki nyine ubwo akabifata nk'uko umuntu ashobora kuba ari indaya, sibyo? Hari ikintu kimwe utakura mu muntu bitewe n'uburyo abona ibintu bimeze, ariko hari n'ikindi utakabaye wishyiramo mu gihe utarakonfirima, sibyo? Buriya akazi kariko kose gatunze umuntu, jya nkunda kubivuga, akazi kariko kose gatunze umuntu uba ukwiye kugaha agaciro, kuko muri iki gihe kubona akazi njya ngo murabizi biragoye, ni ibintu bitoroshye, ariko ntibiguhesha kuba umuntu yagucira imanza, sibyo? Kuko imanza zawe zo kumva ngo runaka oya, ibyo ngibyo ntacyo bivuze, ibyo ntacyo bimaze, ahubwo uba usanga wowe ubwawe ibintu uri gukora atari byiza, ibintu uri gukora uba uri kubangama, sibyo? Umuntu niwe ufite ukuntu akontorora ubuzima bwiwe. Niba ngiye mfata umwanya nkaza nkavuga uti reka nigishe abantu banjye, rero ugatangira ukabifata uko bitari, yaho umenyeshe ko ibyo ntaho namwe bijya bihurira, ntaho bihuriye n'ubuzima bwite umuntu aba abayemo, ntaho namwe bihuriye no kwibwira yuko kuba nazamuga ati fata neza umugore wawe, fata neza umugabo wawe, guhita wumva yuko byanga byakunda uwo muntu yabiciye bigacika, ubwo ari ukuvuga ngo mu buzima busanzwe asanzwe ajya ku muhanda akicuruza. No, nta nubwo ari nako biba bimeze, ahubwo abantu mwege mukunda kwitiranya ibintu, mukunda gufata ibintu uko bitari, mukunda kumva yuko wenda hari si byacitse, ariko ntabwo byacitse, nta n'ikibazo na kimwe kibirimo. Kuba ngiye nafata umwanya nkazakubwira ati ibintu bikorwa gutya, ni mu rwego rwo kugira ngo ubwawe wumve utuje utekanye, kandi wumve ko ukwiriye kujya gute kubaka urugo rwawe neza. Kandi rero nta kindi kintu biba bisize inyuma. Noneho ufite ko wenda harimo abantu benshi nyine bagenda batanga izi video bavuga, ariko nyine ugasanga wenda imico yawe yo hanze ntabwo ari myiza, ugasanga murakubitana imitego muri korodoro cyangwa se n'ahandi hantu, ari bwo buzima n'ubundi bari basanzwe babamo. Ntabwo bivuze yuko abantu twese ariko tuba tubaye, sibyo? Ntabwo ariko tuba tubayeho, nta nubwo ari n'icyo ngicyo kiba kidutunze twebwe, tubaho kubera yuko dufite kubaho nyine, kuko tugomba kubaho, ariko ntabwo tubayeho kubera ko tujya muri korodoro, ntabwo tubayeho kubera ko tujya ku muhanda kwicuruza. No, ibyo niba ari kubifata simbizi ikibazo waba ufite mu mutima wawe. Impamvu ino video nyikoze jye numva nabirakariyemo cyane, buriya hari uburyo abantu bakwibeshyaho cyane ukumva nyine, usibye ko umuntu yihangana akavuga ati njyewe reka nkore ibintu bihesha abantu muri rusange icyizere cyo kubaho n'ubwiza bw'ibintu, ariko bitabaye ari ibyo ngibyo, hari ibintu byinshi umuntu yareka bitewe n'abatokative bari hanze aha, sibyo? Ntabwo ari byiza. Uca imanza nkande, urinde uguca imanza z'abantu, uri igiki se? Ko hari n'igihe usanga ahubwo wowe uri umunyabyaha birenze. Ese reka mbanze mbabazi, icyaha cy'ubusambanyi cyo cyaha kiremereye cyane muri iyi si?
rero hariho abantu bajya bavuga ay'abandi ayabo bakayicarira, ariko bakirengagiza ko ibyo barimo bitari byiza. Rero buriya iyo uri umuntu mukuru kandi ufite ubwenge, ntabwo ari byiza ko ushobora kuba wahubuka ngo uvuge ibyo ubonye ibyo ari byo byose, kubera ko ubundi akubwira ko ijambo ry'Imana tubwira ko mbere yo kuvuga ijambo banza ukarage ururimi rwawe mu kanwa inshuro 7, wumve ko ikintu ugiye kuvuga nta kibazo na kimwe gishobora kuba cyateza. Ariko uri umuntu urakuze, uri umuntu ufite ubwenge, warangiza ngo ijambo ryose rikujemo ugahita ukubita hasi, harya ubwo ngubwo koko ntabwo ari byiza. Inama rero buriya, tega amatwi ku kintu wumva kigushimishije, cyangwa niba kitagushimishije ukihorere. Ugire gute? Ukihorere. Hariho abandi bantu babishimishije kandi bibafitiye akamaro, bifite ahantu byabakuye, naho uyu musoro ntangaha bibagejeje, ariko wowe ugasanga wibereye mu byawe. Ntabwo ari byiza, nta nubwo wavuga ngo wabishyigikira, ahubwo nibyo kugaya, nibyo kugawa, ahubwo akabaye uvuga uti se iyi videwo ni irihe somo nkuyemo? Ese isomo nkuyemo muri teori reka ndishyire muri pratique ku bo twubakanye, turebe ko twatera imbere. Ibyo byose ukabitekereza, wamara kubitekereza ugafata umwanzuro. Ariko mu gihe uzi yuko ibyo ngibyo wihaye judgment z'abantu, it's up to you, nta kibazo. Ariko kandi si byiza ko ushobora kureba umuntu ukamufata mu yindi shusho, kuko umuntu ni mugari, umuntu ntawe uzi. Mumenya aho umuntu akorera ibyo, ariko ntabwo umenya aho yihanira. Nta burenganzira ufite ku kiremwa muntu, nta burenganzira ufite bwo kuvuga ngo umuntu ngo buriya uriya mukobwa ngo ni buse ngo uriya ngo azajya mu ijuru. Wese urabizi ko uzajyayo? Wowe se uzi neza yuko ibyo ukora Imana ibikunda? Wowe se uri igiki imbere y'Imana? Uruzuye, nta kintu ubura. Ibyo byose rero ujye ubitekerezaho, maze ugabanye ivugunyo mu mutima wawe.